kwishyura inzu biranga nyine bakajya badusohora mu nzu na n'ubu ngubu nawe tuba nyine turacumbitse gukodesha nyine bijya none se niba wakoraga ku kazi ukaba utakigakora nyine ubuzima gukodesha bwo ni ikibazo kuko uragerageza nyine ukabona icyo kurya pe ukaba wafata izo avoka iki ukajya gucuruza Nizamane kongera rumba hereze ikaze abakunzi ba OGTV show twabwira ko turi kumwe na Firdaus Official hose mugireyo mukore subscribe mujye mubasha gukurikirana amakuru ari update ndetse mubasha gukurikirana na byinshi mutaba mwamenye kuri Firdaus TV nako Firdaus Official byagoranye we Firdaus Official muzajya mubasha kwigirayo ibintu bigiye bitandukanye ya masomo y'ubuzima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bitewe n'icyo na content muzajya mutegurirwa umunsi ku wundi reka rero tunye duhereze Firdaus ikaze mu kiganiro. murakoze cyane ko mbona utishimye se meze neza wana ngomba kwishima nimwo mwanzuro nafashe ako kono abantu benshi mbona bashimishijwe no kuba mbabaye ko buri bwencamo nimbucamo njyenyine uko no butuje byonyine ako ubyiziho gutuza mba nuje n'uburi abantu ntabwo bazi ko burangira n'umutima mwiza dore ukuntu bambonaga no kwango babakuzi no kwanga abantu benshi cyane bakuzi kuri saga mbi nyine nta muntu ukuziho umutima mwiza ahako ntago ari mbi yo kuburyo gutuma ngira umutima mubi ntawe ngira nta n'uwe nigeze nta n'uwe wacu ufite ariko buranyine buri muntu nagiye uko agufata niba uzagufata gutya zumva ari byo bimushimishije nuko ase mbabaze we ndi bantu muri iki kiganiro ndebye mubona ndi umwana mubi mushireho comment mutubize bazatubwire narebe tu mubona firi ari umwana mubi cyangwa muri wese ambwire icyo yankundiye icyo yanyangiye ambwire nicyo nahindura ariko niba n'inzira mba ndimo niba ari niba iri mu nzira nziza bakubwire niba iri mu nzira mbi niba hari ikintu unenga andika ati ngiye Firdaus ubundi ntari biryawe ahubwo iki kintu gihindure mpindura iki mubyo nkora mbese mujye mutanga inama zo nta kintu utakora gushimishe abantu bawe kare ya byiza cyane akakanyiro firi nzaba nka buje yitwika kugira ngo icanire abantu oya zekanda ko kana muri yakarisa wara nzashimisha Imana naho abantu bo dushimisha abantu nago babasha kubashimisha dushimishanye tunubahane undi cyubero ni cy'Imana ishimwe n'iry'Imana byose akakanya tugiye noneho kuganira kuri story y'ubuzima bwawe niyo tugiye kwinjiramo niyo mpamvu twicaye hano no tugiye kuganira uyu munsi ari ndende ndamenya ndavuga iyihe none turatangirira ku rugendo rwawe ukimara kubyara ubuzima bwawe bwagenze gute nyamara kubyara ni birebire ngeze yase ndashaka ibyubu urashaka ibyubu ukimara kubyara nyuma ese byaje kugenda gute nyuma nyine umaze kubyara kugira ngo ubashe kuba watangira urumva gutangira kurera abana bari urugendo runini kugira ngo ubashe nawe kubaho nyamara kubyara ntabwo byari byoroshye nakabana bamara kuza mu buzima bwanjye ubundi ntibyigeze byoroha ariko nta n'ikintu nigeze ninubira kingeraho turi kumwe mwarabibonye nyine byinshi mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye inkuru zanditswe n'abantu benshi ku ma Facebook n'ahandi hose ku mbuga nkoranyambaga mwarabibonye si ngombwa ngo nsubire inyuma ariko ikintu cyitwa nyine gukora inshingano wenyine ni ikintu kirenze cyane ko byarabaye njya mu bitangazamakuru bigenda uko mwabibonye nyuma aho ngirirwa ubuntu n'Imana mbona igishoro ndakora ariko ikintu cyangwa ko kagezeho nk'umuntu isubira ndakora
ako kantu kagezeho mpita mbona umeze ukuntu narahombye nyine ariko byose biturutse nyine no gukora inshingano z'urugo kuko n'urugo ntabwo ari geto ntabwo ari umusiribateri ntabwo uri umusiribateri ni urugo famiye mva gukoreraga famiye narasigaga mu rugo abana 2 umukozi ni abantu 4 my friend nago indenye ngomba guhahira ugagerekaho naho zigomba kuryama inzu yo kubamo nkagerekaho niyo ngomba gukoreramo nkishyura wa mukozi abakozi no kwangiza kwabo hahandi usiga umuceri ubundi akawushyiraho akigira kuri fone ukagashira yarangiza akajya kuwumena gateye kundi ukwezi kutaranashira ngo ibyo kurya mu rugo byashize my friend akumva neza kandi ngomba kubihaha umutwe urashize nabona yangiza nyine cyane nkamubwira ati bugiye ubwo ni gahunda yo gushaka undi kabiratangiye bimbana danje abana bakarwara ubwo ngubwo wenda nifite yo gahunda yo kurangura nk'utukarito twa ji tubiri ya mafaranga nagiye kuranguza nkaba ngiye kuguramo imiti y'abana yari sinkirango cyangwa mise njya kwikopesha ubwo niba nikopesheje ngomba gusharanira uburyo nishyura kandi ubwo ibibazo byabaga bihagaze byabaga bikomeje nyine umunsi ku munsi ugereranya wacuruje nk'igihe kingana iki nacuruje kuva mu kwa 9 kugera mu kwa 5 kugeza mu kwa 5 utangira gucuruza ni ibihe bintu mu mbogamizi zakugoye cyane kuko urumva ko ituvuga ngo ugiye gucuruza se kuva na mbere wiyumvagamo ubucuruzi cyangwa wahisemo ubucuruzi gute ukunda ko ngendewe nagiye mbikora ariko nkakorera abandi ako ni ibintu nkunda cyane bimba mu maraso pe kuko nubwo nahombye ariko nabikoraga neza nabikoraga neza uterwa ari wumva ari iki kintu cyatumye uhomba udacuruza neza bikaba ijambo cyatumye mpomba clientele yari nkeya depense ari nyinshi cyangwa hari udusoresha ugiyeho turi kugutereta twanesha akazi z'ubwo two abagomba kubaha akazi kanjye nkuko nayo nta mubwango uva mu kazi kawe ngo uhe umwanya njyewe cyambere ni akazi n'ibindi byose biza nyuma y'akazi ubu nta musore wigeze usavuge ngo gutse na gutse ubundi bikarangira none ikintu kiba cyambabaje ni kimwe mu gucuruza kwanjye ukuntu nabagaho nabi kandi nkora ugasanga wenda nimba ndanguye icyo gitoki ka gatoki ko hasi kamwe kakubaguritse gasa n'akanambye niko turya uturayi dutoya uhata amasaha ngawe era mu gitondo duhata ukazaduteka saa sita turya urumva umuceri nkavuga ati nimfata kuri Tanzania iri kugura 2,000 mfataho si kiro kandi nari kungukaho 3,000 ni ikibazo ikindi kiro ubwo si 4,000 ubwo ndaba mpombye tayari umuceri nahombye reka nyine mfate ku w'icyatatu ubwo kigori nkaba ariyo nekuri kumva mbese ikintu cyiza urakiyima kugira ngo ubone amafaranga yo kugira ngo nyine uzakore nyine ahubwo ukigereho ariko byose byarangiye bibaye impfabusa ndahomba nkabyuka nzindutse yewe byatangiye ubundi nkitangira gucuruza ntabwo nacuruzagamo ibitoki n'imboga ariko byageze aho nshyiramo ibitoki n'ibirayi nyuma aho nabaye akanshyiremo n'imboga abyuka saa 10 nkajya Nyabugogo nkajya kurangura kubwo byo saa 12 nabaga nageze mu kazi arangura izo mboga nkarangura ibyo birayi n'ibitoki yako byarangiye turacyakomeza wari ukiri kuvuga ku rugendo rw'ubuzima bwawe uko byakugendekeye ko watangiye gutunga inda enye ndetse n'iki ntabwo byari byoroshye kabisa ni ibintu bikora abantu babiri babifatanyije kandi nabwo bafite ubushobozi burenze n'ubwanjye ni ukuvuga ngo wabaye umugore uba n'umugabo uba byombi n'abagabo batunga ingo gutyo wenda akatunga nk'umugore wicaye n'abana rabizi ukuntu arara adasinzira atekereza uko ejo bizagenda ewana ako tukiri aho uvuga iki ku bagabo baba batabashaka ko abagore bakora abo ngabo nabo sinzi imyumvire baba bafite kuko mba numva bafite imyumvire iciriritse cyane pe
ko nta kuntu wavuga ngo umugore ntakore kandi uzi yuko byagufasha nawe sinzi ubu wafite amafaranga angana iki hari umugabo wumva ko nubwo nayo ufite amafaranga menshi pe hahandi umugore n'ubundi ayakoresha uko ashaka mufite ayo mufite napfa ubusa ariko ntago ayo mafaranga ntago gukora k'umugore nubwo ntacyo yakwinjiza kirenze icyo ufite ahubwo byibuze bituma umugore nawe afunguka nyine mu mutwe akamenya guhuga ko ejo n'ejo ugomba kumenya ko ushobora kuba udahari ntawamenya bucya bucyana ayandi uriho ejo se uzaba uriho urabizi neza ibyezo biba bigoranye niyo mpamvu umugore nyine uba ugomba kumutegura ko utazi ngo ninde uzagenda mbere kuko ntimuzagendera rimwe nugenda azasigara ari kwita ku bana n'izo bizinesi zawe ufite mwigishe kuzisigasira no kuzikoresha no gukora umwigisha no gukora yego tujya tubona abantu benshi bapfusha abagabo bamara gupfa abagore bakababona nabi bakandagara koko isi ikababona basanga abayeho ubuzima bumeze uko bicaye mu rugo bagaburirwa nta kintu na kimwe bakora nyine no gutinyuka ngo agire icyo akora ukabona biramugoye cyane rero iyi saha igeze ntabwo ari ukwicara ni ugukora ndetse ugakora cyane ugakora cyane uragize ati narakoze ngeraho ndahomba nta nubwo ari ibirenze ko sinjye njyenyine nahombe n'abari bafite amafaranga bafite ibishoro birenze ibyanjye abantu bahita bibaza ngo ese ubuzima bw'umuntu abo bantu wari ufite abo bantu warebereraga uri kubasha gukora noneho ntabwo uri gukora ese ubuzima bita bugenda gute nyine ubuzima butabujya hasi urumva nimba narasubiye inyuma wese ariko hano nacyosha no kuyishyurira inzu noneho mbese ubugeze hahandi ho muri wo kuvuga ngo wafunguriye iyo uvuze ngo utakibasha kwishyura inzu natebaza nese ubu ngubu kano kanya kuva umaze igihe kingana iki utari gukora undi ahubwo avuga ngo maze igihe cyose kirashize kuko nakubwiye ko gukora byarangiranye no kwa gatanu nako ni nk'aho ari ukwa kane undi kwa gatanu nibwo nyine neza byarangiye neza ariko uku kwezi kubera mu kwezi turi mu kwa 9 ukwa karindwi byaragoranye kwishyura inzu biranga nyine bakajya badusohora mu nzu na n'ubu ngubu nawe tuba nyine turacumbitse gukodesha nyine none se niba wakoraga ku kazi ukaba utakigakora nyine gukodesha bwo ni ikibazo kuko uragerageza nyine ukabona icyo kurya pe ukaba wafata izo avoka iki ukajya gucuruza ukabonamo ibyo 2,000 ariko ibyo 2,000 niba ubibonye ntabwo wabikodeshamo inzu ngo bishoboke ntabwo byashoboka yari ugomba kubihahamo kandi nabwo nabi ku 2,000 umuntu wahisha 2,000 adafite ikintu na kimwe mu nzu nta makara ntacyo ukiguramo amakara ubusigaranye 5 imboga n'uburisho n'ubunini handi ntabwo muhaga n'ubundi nta kiba kirimo banyarwandakazi ba diaspora n'abandi bose aho muherereye hose ngira ngo ntago byagakwiye ko ibi bintu byagakwiye kuba biriho cyane kamemo ni ibintu biba ku bantu bose ariko ndatekereza free nta kintu kibi cy'igikuba waba warakoze ku buryo cyatuma wagira ikibazo nk'iki ngiki ntihagire umuntu ubasha kuba hari icyo yagufasha nose narenze guhomba atari ukubera ko nyine mpomba ntabona n'ijana ryo kongeramo ubundi butike cyangwa se ubucuruzi ubwo ari bwo bwose waba ukora usanga uba ufite n'ikintu ku ruhande cyo kugira niba hari ikintu ukuyemo kitari inyungu gisubizemo iyo rero ukuramo udasubizamo ubundi urafunga ibyo byo birazwi rero ntabwo ari ukwirangaraho cyangwa kugenda gake cyangwa kutagira ubwenge mu kazi nabaga ndi gukora ahubwo nyine niko byagenze nako byagombaga kugenda ubuzima bumeze gute ubu ngubu ubu ni sana umunsi tuba turara hayi akaducumbikira ejo bundi uriya akaducumbikira mbese ni ukubaho tuzenguruka kweri kandi nanjye nubwo nyine biba bimeze gutya ntabwo umuntu aba yancumbikiye ngo nicare uriho umuntu yagucumbikiye none haba agutezeho noneho ko ari wo nawe uri buhaye rimwe na rimwe baba bayabuza akifatira nk'umwana we bakigira nko ku muhanda akiyamugurira igiporezo cy'igihumbi akaza akaryama mwese mukaburara ni ukuvuga ngo kuba bimeze aho ngaho ushaka kuryama ariko hari uburyo aba yizigamyemo nyine aba yikweretse ko mu burayi mwese nawe nta mafaranga afite kandi ni ukuguhima nyine kuko njyenya iyo nyafite nayakoreye pe nta na yose ntanayamuha kugira ngo yishime nyine nk'umuntu ucumbikiye
kuko nyine abantu ntago baboroshye kubana n'abantu, ntago byoroshye. Umuntu nyine kubana nawe bisaba gukora ibyo ashaka byose, ahandi aba ncumbikiye nawe ndi umubyeyi mugenzi we agashaka kungira nk'umukozi we wo mu rugo, kandi nawe mfite abana kandi nawe uri umubyeyi ahubwo akangira umukozi we. Ubwo niba yagiye ndi bumumese ariko simbyinubira, ahubwo nyine nuko atabiha agaciro, amenye ngo runaka uko biri kose nubwo hari ariko hari icyo amaze, hari icyo akora. Wagiye ku kazi nta kibazo, ndi mu rugo ndi bugufurire iyo myenda kugira ngo ejo uzaze ubona ibijyana mu kazi, ndi bukorope usanga isuku ihari, ndi buteke, ndi bugirene, nanjye nsimbuke nimugoroba ndebe utuntu mba nzunguza ngaruke mu rugo. Ya mafaranga ndi buzane ndi bunayahahishe, hako nanjye y'inzu ntaga yambaza, niyo mpamvu nyine ntanakirirwa mvuga ngo simaha. Ubwo nanjye y'inzu nyine arabyimenyera, nanjye nkahangana no guhaha. Ubu rero haza abantu mba mahera, tubana turi batandatu, ibaze turi abantu batandatu. Ubwo abantu batandatu nanjye ndahaza tu ngomba kugerageza, ngiye nkorera 2, agiye nkorera 3. Iyo nakoreye 2 nyine ko yari ibitoki bihendutse, nyine ntanguramo igitoki gusa tukarya igitoki 3. Ubwo nyine dukuramo umuceri n'imboga, biragoye. Kandi mugasigaza ibyo muzarya ku manywa kuko twe duteka nijoro gusa, mugasigaza dukeya muzajya ku manywa bikarangira byose. Nk'umubyeyi urisabira iki urebye aka kanya, urebye nk'ikibazo ufite, kuko ni ikibazo gikomeye cyane ko Firi bari bazi. Firi wagiye unyura ahantu hagiye hatandukanye, kano kanya afite ikibazo cyo kuba ntahari ariko yanacumbika kandi afite abana kameme. Keretse bamufashije pe, nkakodesha nk'inzu, namara kuyikodesha nyine nkaba nyibamo, wenda nikodesheje n'amezi 3 cyangwa 5, yajya gushira hari ikindi kintu maze kubona uko ntago nyuma y'amezi 5 nzaba ndi Firi w'ubu ngubu. Ko bukeye ko bwije ibintu birahinduka, bigenda bihinduka. Ndatekereza ntago amezi 5 yashira nacyo ntarabona ubushobozi bwo kuyishyurira. Umuntu abagenda higa akazi hirya hino, higa ariko hari igihe bigeraho bigakunda, biba byanze ejo bigakunda. Ikintu kingoye ni ugukodesha. Nicyo kintu urimo urasaba. Mbonye ko nkodesha iyo nanjye byamfasha, kuko n'ubu ngubu urugero nimba mvuga ati bana banjye ndashaka kubatekera nk'amagi, ubwo urumva amagi kandi arahenda, nimba nari gukoresha 3 turi batandatu, ubwo rero ndi bugende ngure nk'amagi 10 bose bayasangiye. Urumva ntabwo akoresha ikimenyane cyo bituma nita ku bana, kuko ibintu byose myeneye kubakorera babisaba ngo bikorerwe muri rusange, bose nyine tubana nabanyina niba bahari babiboneho, babivangura kandi kubonesha ubushobozi bw'abantu benshi biragora. None umwana ugasanga umuhoza ku ndyo imwe, bitewe n'uburyo ubona atabona amafaranga yo kubakorera ibintu byose nyine bose mu bana. N'abana bakiri bato aba ari ibintu byinshi bashaka. Ejo n'ejo bundi ukabona umuntu mwari inshuti nk'uko umuntu wemera kugucumbikira cyangwa muri inshuti cyane, n'ubundi mutandukana muri abanzi kandi mwari inshuti, ndetse inshuti nziza, ariko kubera ku bana mukaba abanzi mugashwana. Kandi mwana inshuti bibaho cyane, kandi nyine njye wacumbikiwe njye mba nitwaye neza, nyine wagerageje uburyo ukora ibishoboka byose, icyo bita gucinya inkoro. Arangiza akaba nyine buriya ugerageje nyine no gushimisha umuntu abibonamo n'ikibazo ahari, gushimisha umuntu cyane, abone ko nubwo uhari agucumbikira ariko ufite n'umumaro. Hakubanza n'ikibazo kuba wakora igishoboka nyine ngo umuntu munezeze, nta n'icyanezeza umuntu niko yaba nta kintu wakora ngo ushimishe abantu, ntacyo koko. Bitewe na situation urimo ubonye nk'amafaranga wakora iki? Ugize Imana hakagira nk'umuntu vanga aritanga gutya na gutya, uba wumva ari nk'iki wakora cyangwa kiri kugufasha kugira ngo ubuzima bw'abana bugende neza? Ikintu cya mbere nakora nabanza nkashaka inzu yo kubamo, kuko nubwo mba hano ariko ejo n'ejo nzi ko yanyirukana. Ni ukuvuga ngo nta kintu uteze, ni ukuvuga ngo kubera neza ibintu bya salo ariko nizemo dukeya, nahita mbisubukura noneho nkabyiga neza. Nari ndi kwibaza ngo ahubwo wagushakira akazi ka salo, hagize ubona akazi ka salo ntabwo akakurangira kuba akazi ka salo. Nyine imirimo muri salo imwe n'imwe ndayizi, nko gusuka, ariko sinzi gusuka ibintu byose. Nagenda nkiga nkasuka ibintu byose, nkiga gukora inzara, gukora imisatsi neza,
kuko hari nk'akazi nigeze kubona pe banamemba 80 ariko ko gukora muri salo y'abagabo nyine ari ukubafurira mu mutwe aho umuntu ntabwo uri kugenda neza umugabo araza kwifurisha mu mutwe kwifurisha mu mutwe gukorana massage ngiki ugatangira gufungura amashati bikabona biri kuba tumaje birimo kumbangamira cyane kandi uri kubangamirwa nyine uri kwica akazi icyo gihe ugura byemera ukamukorera izo massage kandi we yaje kwiyogoshesha ntabwo yaje gukoresha massage kuko massage ntabwo ziba muri salo ziraho aho zabugenewe nyine mu bantu babigize umwuga babikora aho ugasanga umuntu ngo mu mase igishati akayikuramo ngo mu mase none ubwo wabwira umukiriya ati gihe ntabwo byo kubasambisha we ko siko kazi nizi akarakara agatangira kuvuga ngo uyu mukozi ngo umukozi ntagashoboye n'iki bose agatangira kurakara wanabikora ukubona nyine atangiye ibindi ubwo uri kubimukorera nawe ari kugenda kanda ku kibuno kanda amataka nk'aho arimo yumva ari inkoko arimo yumva n'ibi birimo inyama we ubwo rero ugasanga akazi karapfuye akazi kari gupfa kuko utari kubasha kwihanganira ibyo bintu mbese nako nza kubona nabwo ntabwo ari impano yanjye yo kugakora ndavuga ati nyine nkambwira aho dukorana ati rwose ibi bintu ni ibyanyu njye si ibyanjye ahakoze ukwezi kumwe nabwo bose kumemba yampembye yiciraguraho ngo mfata n'abo bakiriya nahise nigendera rero ibintu nshaka ntabwo bijyanye n'ibyo ngibyo ndashaka kwihugura neza ko nari nizeho ibintu bikeya mpita nigira mu byo gucuruza nyine ndabireka ahubwo mboye amafaranga nahita nkodesha mpita nongera nkiga nk'amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe nambiranyije ngiye mfata vuba mpita sasa nkomeza akazi nyine bisanzwe ko ubu ngubu ndagenda nkacuruza izo voka yo mineke ariko mbonye n'umukiriya wo gusuka ndamusuka ariko amarasta yonyine niyo nsuka no kuvuga ngo magaye ngo suka penso ngo se dread ntazo nyine gusanga ibintu byinshi ntago mbizi nakubiswa ni byinshi nyine bigiye binyuranya abantu basuka ariko ntabyo mbanze ariko biki urabizi no kuvuga ngo hagize umuntu ukenera gusukisha dread wamufasha wapi ntabyo nzi ibintu byose nibyo mba nshaka kwiga nyine ushaka kubyiga ariko ntabwo nkiga nyine nkabirangiza nkiga gukora inzara buryo nshobora no kudasuka nkafata agaseta nkishyura nkaya nkora izo nzara murabizi abagore bakunda bakoreye abakobwa bakunda gukoresha inzara yewe n'abagabo barazikoresha ni ibintu byinjiza wakora kandi uba ari umwuga wifitemo ntabwo bisaba ngo nagiye uretse kujya kugura nkabomeka kugura izo nzara ukagura amaverine ukagura amajeri ukagura udukoresho nyine tubikora ntabwo bisaba igishoro kinini iyo wabimenye ubizi neza aka kanya akanshaka kuvuga ngo hagize nk'umuntu ukenera kugufasha cyangwa se hagize nk'ikintu akenera gukora byagenda gute yanyura hehe se yatwandikira yakwandikira wamuha nimero yawe atanga nimero yawe kuri nimero yanjye cyangwa akananyandikira kuko biba kuri WhatsApp nimero ni 078 61 45 65 5 iyo ni nimero yanjye ibaruyeho Kabahizi ryonyine narindi kuki ari ryonyine se nyine niryo ryajeho hari nzajya kubikosoza akundi ntacyo rimbangamiye ntacyo rikubangamiye habaye ngombwa ko nkenera amazina abiri bitewe n'ibyo nzaba ndi gukora nyamuneka reka dusabe abantu badukurikira rwose tujya dukora ibintu byiza kandi ibintu by'ubutwari tukagira bimwe tubasha kuba twakosora mu bantu bagiye batandukanye kandi tukari n'abantu tuba turangwa n'umutima mwiza hari umuntu hari uvuga ngo ngiye nshaka kuba nakora kino hari umuntu arashaka kuba nakora kino akantu kose gato ushobora kuba wakora ushobora kuba wabona wakora kagahindura ubuzima bwa fili cyangwa se akagira ikintu gahindura abantu akabaho neza ndetse n'ibindi bikagenda neza nimero yazibabwiye nanjye ndaza kuzibasha kuba naspininga ku kiganiro kugira ngo nihaba harumva hari icyo yakora azabashe kuba yamuvugisha ariko tuba dukeneye babantu bareseriye babantu kuko hari umuntu guhamagara kubaza ngo amakuru ngibiki akwibarishwa ngo tuzabona n'iki twicara hano tunywe fanta dukeneye abantu mu marugayo dukeneye umumaro kugira ngo ubuzima bugende neza kandi Imana yadutumye ko ari umuntu wagira ngo aza akorera umugisha aza ari umuntu nyine ufite icyo aje guhindura ataza ari umuntu uje gushinyagura cyangwa se aruje gukora ibindi bintu sibyo rataswe dushaka nibyo dushaka kandi kubaho ni ugufashanya kubaho ni ukuba
reka rero nshimire abantu badukurikiye ikiganiro gitangira kugeza gisoje. Reka tukubwire ngo rwose wakoze kubana natwe, kandi tunakubwira ko niba hari icyo wakora rwose wagikora kugira ngo ubuzima bwa Firdaus bwongere bugende neza, yongera abe wa mukobwa wanyu nk'uko mwamukunze cyangwa se nk'uko mwamukurikiranye imbere. Sinumva ko ibibazo byagira mugatangira kumutererana. Reka rero nshimire we wadukurikiye nkubwira ngo kora subscribe kuri OGTV show, ukomeza no gukurikirana ibiganiro Firdaus agutegurira kuri YouTube channel ye ariyo yitwa Firdaus Official, ndetse n'inyigisho agiye kuzajya abatambukirizaho mu minsi iri imbere zijyanye n'ubuzima ndetse n'uburyo mwakubaka umuryango ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ateganya kuba yabategurira. Ciao ciao. Nani narashimira abantu. Ushimira abawe. Narigiye gashimira. Nshimire buri muntu wese wamfashije mu bibazo nari mfite, yaba wansengeye, wanganirije, n'uwamfashije nyine mu buryo bw'imibereho. Mwese ndabashimiye cyane, kandi mwaramfashije, mwarakoze, ariko nyine ibibazo byambayeho bibaho ko namwe mu buzima ntabwo ibintu bihora bimeze neza. Sinekereza rero ko umuntu wamfashije kitagiye n'ubu ngubu batamfasha. Urumva wenda ubu ngubu kubera no guhomba nagiye mbona ibintu byinshi nange nkwiye gukora, ariko nkaba ntarabikoze. Iyo uriya wakoze ugahomba umenya naho byapfiriye, aha ukosora ikitagenze neza. Mwese ndabashimiye, kandi mureke gukomeza kunererana, ntabwo ari sawa, nta bintu by'umutima mubi pe, ariko iyo umuntu asabwa imbabazi arazihabwa. nyine bamfashije nabo bafite icyizere ko ngomba kuva ku rwego rumwe nkagera ku rundi. Byarakunze, ariko bibyaga igihe gito. Kakanya rero buri muntu wese ufite uko ameze, ufite icyandusha nyine azamfasha. Ndabashimiye cyane mwese mukurikiye iki kiganiro, murakoze.